uko bukeye bukira, ikoranabuhanga niko rirushaho gutera imbere. Rimwe na rimwe rikaturengaho, tutarimenye cyangwa se tukarimenya igice ku bwacu, kandi twibwirako turizi. Niyo mpamvu uno munsi twabateguriye uburyo wakoresha telefone yawe igezweho cyangwa se smartphone utayikozeho, bikagufasha muri byinshi, bikagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bikagufasha muri byinshi turibone muri iki kiganiro. Ntucikwe nabyo, byose twabiteguriye muri iki kiganiro, twabivuye umuzi n'umuzingo kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Kurikira iki kiganiro cyose ubyumve. Nk'uko twabikubwiye, uno munsi twaguteguriye bumwe mu buryo wakoreshamo telefone yawe ya smartphone cyangwa se izi telefone zigezweho utayikozeho. Ibi bikaba bizagufasha mu kubungabunga ubuzima bwawe, harimo amaso, umugongo, ibikanu ndetse n'ibindi bice by'umubiri. Ibikoresho uzakenera hano kugira ngo ukoreshe telefone yawe utayikozeho muri ubu buryo ntabwo bigoye pe. Ngibi byose uko bikurikirana ndetse n'uko biteye. Igikoresho cya mbere uzakenera ni igikoresho twita USB cable, cyangwa se kino gikoresho dukoresha buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi ku matelefone, dukura nk'ibintu kuri computer tubishyira kuri telefone, cyangwa se tubikura kuri telefone tubishyira kuri computer. Nanone kandi tukaba tuyikenera ducaginga amatelefone yacu. Izi USB rero ntabwo uzakoresha USB ibonetse yose, zikaba zitandukanye mu bwoko bwazo bitewe na telefone yawe uko iteye, ku ruganda rwayikoze n'imiterere yayo muri rusange. Nk'uko nabikubwiye, USB uzakenera ntabwo ari ibonetse yose, ahubwo ni imwe muri izi ngizi ngiye kukubwira. Harimo iyo twita USB-A, akaba ari ubwoko bwa USB cyangwa se n'imigozi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ku matelefone yacu. Ukaba uzakenera nanone cyangwa se iyo bita USB-B, nanone kandi ukazakenera iyo bita USB micro B cyangwa se micro USB. Nanone kandi ubundi bwoko ushobora kuzakenera ni mini USB cyangwa se nanone indi ni USB-C. Ubu bwose akaba ari ubwoko bw'ama USB dukoresha ku matelefone yacu buri munsi. Aha rero ukaba uzayikenera bitewe na telefone yawe, uburyo iteye, uburyo uruganda rwayikoze, cyangwa se n'ukuntu nayo ubwayo mu miterere yayo imeze. Nanone kandi twese turabizi ko amatelefone yacu atandukanye mu bwoko. Aha ngaha nanone ndabizi uzayikenera bitewe n'ubwoko bwa telefone yacu, nk'uko tubizi zitandukanye umunsi wa none. Wakibaza ngo igikoresho cya kabiri ni ikihe? Nta kindi ni mouse, cyangwa se kano gakoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ku makompiyuta kugira ngo akazi kihute. Mu bwoko nanone bwa mouse cyangwa se kariya gakoresho twifashisha kuri kompiyuta zacu kugira ngo akazi katwihutire, naho uzakoresha imwe muri izi mouse cyangwa se muri ubu bwoko bwa mouse uko bukurikira. Uzakoresha Bluetooth mouse, tracking ball mouse, optical mouse. Nk'uko nabikubwiye, uzakenera akagozi cyangwa se USB. Ahangaha nanone kandi ako uzakenera tukazi nka OTG cable ya female, cyangwa se nanone mu bundi buryo iyo ushobora gucomekamo ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose giteye nka USB. Harimo nka flash disk, reader card ndetse n'ibindi tutarondoye muri iki kiganiro. Numara kubona ibi bikoresho byose maze kukubwira haruguru, nta kindi kizaba gisigaye uretse gukoresha telefone yawe ya smartphone cyangwa se telefone zigezweho utayikozeho. Ahangaha wakibaza uti nzabikora nte? Ese nzabigenza nte? Ntabwo bikomeye rwose, reka nkwereke uburyo uzabikora. Fata OTG cable yawe, ubanze urebe neza niba ari female USB, kandi urebe niba ari male micro USB. Ibi kandi numara kubireba uzaba umaze gutera intambwe ya mbere mu gukoresha telefone yawe muri bwa buryo nakomeje kugenda nkubwira haruguru. Nanone kandi uzakenera mouse yawe, nayo iyo turi bugaruke uyu munsi niyo bita optic mouse ndetse niyo bita USB mouse. Ese zo uzazikoresha ute? Ese zo uzabigenza ute kugira ngo zikorane na telefone yawe? Komeza utege amatwi ushira amatsiko muri iki kiganiro, nayo uzabanza uyitegereze neza, urebe niba ifite umutwe wa male USB cyangwa se uriya mutwe ducomeka muri charger muri computer ushobora kwinjira mu bindi bikoresho. Aha kandi uzaba urimo usatira kugera ku musozo wo gukoresha telefone yawe utayikozeho. Ese aha tuzabigenza gute? Tuzabikora gute? Ni iki kizakurikiraho? Ni ubuhe buryo tuzakoresha kugira ngo telefone yacu tuyikoreshe tutayikozeho? Cyane cyane izi za smartphone cyangwa se izi telefone zigezweho tuzi nka Android cyangwa se Apple. Ahangaha nayo birakunda. Nanone kandi nshobora kuvuga ibi ukibaza uti ese nzabikora nte? Ese ni iki kizakurikiraho? Kana byo tubirebe. Reka nkumara amatsiko. Ikizaba gisigaye hano ni ugufata ya telefone yawe yo mu bwoko bwa smartphone cyangwa se izi telefone zacu zigezweho uyu munsi wa none muri iki kinyejana, wamaze kureba neza niba ifite umutwe ukorana na micro USB
nakubwiye. Ahangaha ikintu cya mbere uzabanza kwitaho, uzafata telefone yawe uyihuze na ya micro USB nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubigenza tugiye gucaginga telefone zacu. Nurangiza gukora ibi ngibi, uzareba neza ko ya micro USB yawe yafashe muri telefone yawe itajegajega kandi telefone yawe ibona neza. Kuri iyi nshuro ikindi uzaba usigaje ni iki: uzaba ugiye gucomeka male USB yawe muri ya female micro USB. Nurangiza ibi, uzategereza akanya gato nibura katazajya hejuru kandi hasi y'amasegonda 3. Aha uzahita ubona kambi cyangwa se ako tuzi nka fresh muri screen ya telefone yawe, cyangwa se nka kambi tubona muri computer zacu. Kuri uru rwego ahangaha iyo umaze kubona kambi cyangwa se fresh muri screen ya telefone yawe, ushobora gukora ibintu byinshi. Ushobora guhinduranya amapaji ya telefone yawe, ushobora kujya muri gahunda za telefone yawe cyangwa se tuzi nka application zitandukanye, ukaba wahamagara umuntu runaka, ukaba wakandika ibintu bisanzwe, ukaba wakandika message se, ukaba wachatinga n'umuntu se. Aha nanone ushobora kujya mu magenamiterere ya telefone yawe, ukaba wahindura bimwe mu bintu ushaka kuri telefone yawe nk'uko n'ubundi usanzwe ubigenza, ukoramo cyangwa se ukirikamo. Hano kandi iyo uhageze ushobora guhinduranya amafoto ari muri telefone yawe cyangwa se video, ukaba wascrollinga nk'ibyo tuzi mu ndimi z'amahanga nka scroll. Ukaba wakimura amafoto ukayakura kuri telefone yawe ukayajyana ahandi. Mbese ahangaha telefone yawe uzayikoresha neza nk'uko usanzwe ikoresha wifashishije intoki. Aha rero ikizakubwira ko mouse yawe telefone yayemeye no kuzamanura kantu kameze nk'akarido tubona hejuru kuri telefone zacu. Nta kundi uzabikora, dore ngo kuko uzabigenza. Uzajyana hara hejuru kuri telefone zacu kambi twabonye, cyangwa se mouse, cyangwa se fresh, cyangwa se nanone cursor, ukande ibumoso kuri mouse yawe ugumisheho, ubundi umanura ujyana hasi mu kimbo nk'icyo gukoresha urutoki, ugakanda ukamanura. Ahangaho uzakoresha mouse, ubundi umanure hasi, uzabona ijambo rikubwira ngo mouse connected. Ahangaha ubwo izaba yayemeye rwose. Kuri iyi nshuro kandi nkubwire ko wanasoma amakuru atandukanye kuri internet, wachatinga n'inshuti n'abavandimwe ukoresheje mouse yawe kuri telefone yawe, ukoresheje mouse yawe ucometse kuri telefone yawe, na telefone yawe nayo iri mu ntera runaka bitewe n'uko ubyifuza. Ngayo nguko rero ngubu uburyo twabategurira no munsi bakunzi ba Inzobere TV show, uburyo uzakoreshamo telefone yawe utayikozeho. Ahari wajya kubibona ukabibona mu video atandukanye, ukibaza uburyo biba byakozwe. Nta buhanga rero buhanitse burimo. Ngayo nguko uko uzajya ubigenza. Turabashimiye mwese rero mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro byacu. Niba utarakora subscribe ikore, uzajya ubona ibindi biganiro tuzajya tugutegurira. Kandi niba bakunze iyi video yisangiza abandi. Nakurarikira kandi kureba video zindi twakoze hasi. Nakubwira ko kandi ushaka kuduha igitekerezo wareba nimero iri hasi muri description, ukaba waduhamagara ukaduha igitekerezo cyangwa se ukatwandikira message. Nanone kandi iyi nimero ikaba iri kuri whatsApp. Turabashimiye cyane rero bakunze ba Inzobere TV show. Inzobere TV show, feel you like hope and knowledge.